Abagore benshi batandukanye ku isi barimo gutanga igitekerezo yuko hakorwa umunsi mpuzamahanga wagenewe kwizihiza ubuzima muri rusange bw'umugabo bita Alex Fine. Akaba ari umugabo wa Cassie Ventura. Uyu Cassie Ventura ni umukobwa ahoze akundana na P ndetse P yamukoreshaga muri za freaks off ziwe. Uyu mukobwa wiyemereye mu rukiko yuko yaryamanye n'abagabo barenga igihumbi. P arimo kubikurikirana, arimo kubireba ndetse agaragara muri freaks off zirenga 700. Uyu mukobwa yaniyemereye yuko igihe yari yaramaze kubana n'uyu musore bita Alex Fine kenshi yamucikaga agasanga P bakajya muri izo freaks off. Ndetse none kireze kuri ibyo ngibyo nuko uyu mugabo wenyine yirebe muri telefone y'umugore we abona ama message umugore Cassie Ventura arimo kwinginga P kugira ngo baryamane, baramaze gushyingirwa ariko P arabyanga. Ikindi kintu cyatunguye abantu ni igihe uno mukobwa yaramaze kumenya ko atwite inda ye ya mbere, yagiye kureba P ajya kumubwira ko atwite, bakora freaks off ndetse bishimira ko atwite aryamana n'abagabo benshi bagiye batandukanye. Igikorwa cyo kwishimira iyo nda si ibyo ngibyo gusa, uyu mukobwa nanone yagiye agaragara mu zindi sene zagendaga zibera kwa P aho P yamusabaga kuryamana n'abandi bagore bagenzi be ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Byose uyu mugore yaciyemo. Umugabo we yavuze ati ntago nshobora kumusiga, ati nahisi yose yamutuka ikamufata nkaho ntacyo ashoboye, ati kuri jye aka ni akanya keza ko kumwereka ko ndi umuntu w'umugabo kandi nkwiye kumukunda, ati ni satani ndetse na P bamushutse, ati naho umugore wanjye nta kibazo afite. Guhera aka kanya rero bitewe n'izi insida zose zabayeho, abagore bose batandukanye ku isi baravuga ati byibura isi irimo kwitnessinga, byibura ari umugabo muzima, umugabo isi yashingiraho neza yuko abantu bazima byibura abakiriho. Uyu mugabo nanone hagiye yavuga ati nge nanone ntimukomeze kumvikana yuko nge natabaye Cassie, ati ntabwo nigeze ntabara Cassie, ahubwo icyo ndi kumukora no kumufasha kugira ngo Cassie abashe kwitabara we nka Cassie. Ati uyu mugore yaciye mu bihe byinshi bikomeye bimeze nk'uburibwe, ati ariko ibyo P byose yamunyujemo ndetse n'ibyo yamukoreye, ati ndahangaha kugira tubi witnessinge, ati duhe agaciro urugendo rukomeye umugore wanjye yaciyemo. Muri aya magambo yose nibyo yagendaga avuga. Uyu mugabo rero usanzwe nawe afite amafaranga yiwe ko afite estimation ya miliyoni zigera muri 3, akaba afite imyaka 31 igihe umugore afite imyaka 38. Yemeza neza yuko uretse urupfu rwonyine nta kindi kintu cyabasha kumutandukanya n'uno mugore we, cyane yuko yanamuhaye agaciro ko kwitwa umugabo nyuma yuko amubyariye abana bagera muri 4. Urambwira ari nkaho uramutse ubonye umugore wawe mu mavideo agiye atandukanye arimo gusambana n'abagabo barenga igihumbi, yanyweye ibiyobyabwenge, aryamana n'abagore n'abagabo ndetse nanone ubona neza yuko nta bwenge afite, icyo wabasha gukora. Nitwe Elvino Kwizera, Paso Koto Visa Larga.